Abakurikiye Amazing TV Show, uyu munsi twongeye guhura n'umuvugabutumwa Karamuheto. Uyu munsi twahuye nawe, ari hano muri Canada, ari mu rugendo rw'ivugabutumwa. Uyu munsi twe twamwakiriye hano muri Nova Scotia mu mujyi mukuru wa Halifax. Twabashije kumwegera nka Amazing TV Show, tumubaza ku bibazo bijyaniranye, adusobanurire bagorozi ni bantu ki, bavuga iki, ese ubutumwa bwiriza ni ubutumwa bwa marika wuhe, kugira byibuze n'abantu bazabasha kudukurikira kuri Amazing TV Show bazabashe gusobanukirwa ni umugorozi ni muntu ki. Turabakira rero muri studio za Amazing TV Show kugira byorohe. Hari umuntu uri bube aje kuri Amazing TV Show ari ubwa mbere kubona kuri kamera za Amazing TV Show, uratangira ubibwira kugira barusheho kukumenya ndetse abantu basheho gusobanukirwa. Murakoze. Amazina ni Karamuheto Jean Pierre. Ntekereza ko yaba ari inshuro ya kabiri, kandi mwakoze kudutumira Amazing TV. Ndi umubwirizabutumwa, ndi umugorozi. Ubwo tugiye kuvuga rero abo turi bo, Yego. Birasohoka ubwenge bwacu bujya buba bugufi, Yego. nk'abantu, ariko Imana niyo igena byose. Twayiragiza mbere ya byose kugira ngo muri iyi minota mike mwifuje kutoza ngo abagorozi ni bantu ki, byose birushaho kugenda neza. Ni ukuri murakoze cyane. Data mwiza ushimirwe kugira neza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira n'abo waremye bazumva iki kiganiro. Mu magambo make uduhe ubushobozi bwo guhamya no kwerekana umugambi wawe mu isi binyuriye mu waremye, kandi dushoboze gusobanura kuko washimye ko abantu bo mu isi baba bakanwa kakuvugira. Twishimire izina ryawe. Uhera uzumva wese no gukurikirana mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Nawe murakoze. Nk'uko wakibajije rero, ijambo ryitwa abagorozi rivuye ku ijambo ryitwa kugorora. Yego. Kugorora ubundi ni ikintu kiba cyarahoranye umwimerere, cyarangiza wa mwimerere ukaza kuvaho. Cyangwa se ni ikintu cyahoze kigororotse nyuma kikaza kuba bent, ukaza gushyiramo imbaraga ukagisubiza ku cya upright, kikongera kigahagarara neza. Yego. Niyo nshinga kugorora. Ubwo rero ubundi abagorozi babayeho kuva na kera. Dusoma Yohana Umubatiza niwe watangira avuga ati ndi ijwi ry'urangurura mu butayu, nimugorore inzira z'Uwiteka, mutunganye inzira ze. Yavugaga aya magambo, hari ibintu byari biriho bitari byo iyo yagombaga kumanza yavuga. Icya mbere hari inzira zidaharuwe, hari udusozi. Ibyo yagombaga kubiringaniza, nicyo cyari kimuzanye. Nibyo nsoma hano muri Bibiliya kugira ngo yenda mbanze ntere imbere. Mu gitabo muri Bibiliya, mu gitabo cya Luka hatubwira aya magambo. Luka haranditswe hagira hatya hati, reka nsome. Haranditswe mu gitabo cya Luka hatubwira aya magambo akurikira. Igice cya 3 umurongo wa 4 hati, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amagambo y'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangurura mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Ubwo cyari kimuzanye kuko yari ahagaze mu butayu, kwari kugorora inzira z'Uwiteka. Igikombe cyose kizuzuzwa, n'umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, ibisozi binini bizaca bugufi, udusozi turinganizwe, n'ibigoramye bizagororoka, n'inzira zidaharwe zizaharurwa, abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Icyazanye umugabo Yohana ni ibyari bimeze nk'imisozi yagombaga kuritura. Natwe muri iki gihe turabifite. Matayo 23 umurongo wa 8 n'uwa 9 harimo ibimeze nk'imisozi. Muri isi ntimuzitwe bakuru kuko umukuru ari umwe, naho mwe muri abavandimwe. Abantu bigize bakuru ba shefu kandi bakanonza imitsi ya rubanda, abakene bagatunga abakomeye, abize bagatungwa, reka mbyite ngo n'injiji, ariko si injiji
kuko Bibiliya avuga ngo umugenzi naho yaba umuswa ntazayoba inzira. yego, Donc abantu bakatungwa n'imitsi ya rubanda, ibyo ni abigize imisozi, bigomba kuriturwa. Icya kabiri, muri isi ntimuzitwe data kuko se ari umwe. Hari abigize ba father, papa, ibyo byose papa, ibyo byose ni iby'abantu bigize. Ubugorozi burabikeneye kugira ngo biringanize, ariko nta kundi kubiringaniza uretse gukoresha Yesaya 58. Shyira ejuru uvuge cyane, we kugerura ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabo. Ubwo ni ukuvuga ngo kubivuga niko kubiritura, uko ari we wese nubwo yaba n'ikibi kirimenya n'umuba arimenya burya nubwo yakwijijisha. Ngana imbere rero, ubugorozi bugendereye nkuko nabivuze, gushyira ibintu ku murongo, ibyari bihagaze bikagorekwa kongera akabisubizaho. Ubugorozi si ugushyiraho amahame mashya, ubugorozi si ugushyiraho imyizerere mishya, ahubwo ni ukubwira abantu ngo bagaruke kuri ya myizerere ya mbere. Yeremiya 6:16 haranditse ngo Uwiteka avuga atya ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Cyokoze ngo abantu barahakana ngo ntibazayinyuramo. Ngiki cy'ubugorozi bugambiriye ni ukubwira abantu ngo barebe muri izi nzira babona, bakareba mu nzira za ryari za kera. Nta kwizera gushya, kuko kwizera kwahawe bera rimwe biba bihagije by'iteka. Yuda 1:3. Ubwo muri rusange ubugorozi si uguhimba. Abagorozi baza kugira ngo basubizeho ibya kera nk'uko byari biri, kuko abantu baba bavuye ku rufatiro. Ubugorozi ni uguhamagarira abantu gusubira ku rufatiro. Ngiki cy'ubugorozi bukwiye gukora. Cyokoze ubugorozi ntibukwiriye gusiganwa n'ivugurura, abantu bakabona bashya mu by'umwuka. Ushobora kuba ku rufatiro uri mushya, wenda katuvuge ushobora kuba abandi baravuye ku rufatiro bagasenga bahagaze, ariko wowe ukabona none usenga upfukamye ariko utukana cyangwa se ujya ubwira nawe umugore n'abana. Ugomba kujyanirana rero n'ivugurura, abantu bakaba bashya mu by'umwuka bakazuka. Nguko uko ubugorozi bukwiriye guhagarara muri rusange. Icyo bugendereye ni ukuzana ibyiza, si ukuzana intambara gusa. Abatabushaka babubyusamo intambara. Murakoze. ugize neza, ubasha kubisobanura neza uvuga ko ubugorozi bwatangijwe na Yohana, niba nabyumvise neza ko aribo babutangije ubugorozi. Ese mwebwe muri kino gihe ubugorozi bureba nde? Murakoze cyane. Ubugorozi bureba isi yose. Yesaya 24 haranditse ngo igihugu kirarira, isi icitse umuhonge, abanyacyubahiro b'isi icitse umuhonge. Reka nsoma aha ngaha 24 haranditse ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Ngiki kibazo gihari. Isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyagenze gute ibyategetswe. Ubugorozi rero bureba bose. Cyokoze impamvu abantu bamwe bashobora kugira ni uko reka mvuge, iyo uvuze ibigoramye umuhoro urarakara, niwo mugani duka. Ariko si n'uwo gusa, ahubwo ngo iyo utereye ikibuye mu bibwana ngo kibwejure nicyo ubuhamije. Iyo uvuze isabato, umuporoso arazamura n'umupantekote n'umunyacyumweru. Wavuga umusaraba, umugaturika nawe akagenza atakazamura. Wavuga ibijyaniranye n'indongozi, abari bakwiriye bafite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi biyandikiye bakishyirira rimwe amabwiriza, harimo no gushyiraho abagore bakaba bakuru b'amatorero nko mu badive, abandi bakaba pasitoro. Wabivuga akabagenza ate? Abazamuye ati ninjye bavuze. Ubugorozi rero ni umuti wa bose kandi bakwiriye kumva, kuko ntwari mbivuze, itereye ikibuye mu bibwana ikibweje nicyo ubuhamije. Ubugorozi rero bugendereye bose, ntaho busiga. Kandi niyo uvuze abadasenga, muri Bibiliya niho havuga ngo Uwiteka azahana n'abadasenga n'abasubiye inyuma. Ubugorozi bugendereye bose. Murakoze. Mugize neza kandi bisobanuye neza rwose, binarumvikana. Ukomoje ku cyo nashaka kubaza. Ndashaka noneho duhuze ubugorozi n'isabato. Hari aho byaba bihuriye ubugorozi n'isabato? Nk'uko nabivuze hano haranditse ngo kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko. Ubwo ni ukuvuga ngo uguhumana kuri mu isi gushingiye ku kwica amategeko. Amategeko y'Imana rero ni 10. Noneho ubugorozi nibwo ngiye kuvuga.
ni uko na gatolika ubwayo irabyivugira ku bijyaniranye n'isabato ngo umunsi wa mungu ni uwuhe, ubwo ni umunsi wo gusengaho. Ngo kera umunsi wa mungu wahoze ari sabato, ngo kiliziya gatolika yishyiriraho icyumweru kubera ko ariwo munsi nyagasani Yesu yazutse. Ubwo bugorozi aho bugeze rero burahabyinirira, uvuga tuti twumvira abantu kiliziya gatolika cyangwa twumvira Imana, uko icyumweru cyaje tugasobanura umwaduko wacyo. Ubwo bugorozi nabwo aho bugomba kuhagera bukahasobanura, abantu bagasubira ku mwimerere, aho dusoma muri Yohana 4:16. Reka mbasome kuko tugera ikirenge mu Pawulo yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nashyize mu cya Kristo. Reka nsome aya magambo, haranditswe mu gitabo cya ndumva ari Luka 4:16, haranditswe amagambo akurikira, reka nyasome. Handitse ngo ajya i Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato, yinjira mu sinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Akamenyero ka Yesu kari kujya gusenga kuri yari ku sabato. Ubwo ako kamenyero tugomba kukagira. N'igihe yari mu gitura bamukundaga, baharebye ko ahambwe neza ariko ntibazanye ibihumura neza, bazinduka kare kare mu gitondo ku isabato umunsi usanzwe, basanga yazutse. Maze ukumva harimo abandi bavuga ngo none dusenge Yesu yari mu gituro cyangwa dusenge yazutse. Turasenga nk'uko bitegetswe mu mategeko 10 y'Imana n'irya 4. Ubwo bugorozi rero ntabwo bugandurira aho ngaho gusa, ubugorozi bubwira n'abana ko ababyeyi, dore n'aho ngaho abantu benshi muri ibi bihugu barahageze, abana bamera nk'ababonekewe, barasara bava ku babyeyi. Ubugorozi burababwira buti ibyo murimo rero uzapfa mukenyutse. Ubaye so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu iteka Imana yawe ugenze ute ubwo utabikoze rero ntugukenyuka. Kuko ngira ngo nawe mwarabibonye ko urubyiruko rufite akaga inaha ngaha. Ni ikibazo ntabwo ari aho gusa, ubwo bugorozi bukora hose ku mategeko yose. No mu Buhinde bugezeyo bwereka abantu ko bavuye ku mategeko y'Imana bagasenga ibigirwamana, bagasenga za Rama, Krishna n'izindi mana zo bafite nyinshi cyane. Wenda mbere yuko dusoza ikiganiro, ni akabazo k'amatsiko muri ubashe kudusubiza nimwumva ari ngombwa. Ese ubugorozi ni ahanini ni izina rikiri rishya mu matwi y'abantu. Nabaza ntibyibuze mwaba mumaze kugera ku buryo ku isi yose mwaba mumaze kwagera abantu benshi. Ubu tugufite muri Canada, ariko hari muri Australia cyangwa Amerika. Sindi kubwira imibare ariko kuri uyu mugabane wa Amerika turahari, Australia turahari, Aziya turahari, Uburaya turahari, Afurika turahari, hari ahandi hasigaye. Ndumva isi yose mwaramaze kuyigeramo. Ntabwo isi yose turayirangiza. Ushobora gusanga ku mugabane umwe hari ahantu abantu bari bake nka hano Canada bakeya, n'ahandi kimwe n'abandi bamenya amakuru binyuriye ku mbuga nkoranyambaga. Ariko dufite abizera bari ahantu hatandukanye kandi bakora, bakabwiriza abo baturanye, bakabaha umuburo, bemera batemera muri ibyo bihugu bagiye babamo. No muri Afurika harimo ibihugu byinshi birenze 10. Murakoze cyane, munarakoze. Muvuze ko abemera babatizwa. Twibuka ko ku isabato ishize muri Nova Scotia mu mujyi wa Halifax mwabashije kuhabwiriza kandi mwagize abantu muhabatiza. Ese mwaba muri kubona umurimo nk'uko mwabiteganyaga muri Halifax waragenze neza? Wagenze neza, ariko igihe kiracyari gitoya cyane, bizagenda neza kurushaho. Murakoze. Mbere yuko dusoza ikiganiro, turagira byibuze n'icyo wabwira abakunzi ba Amazing TV ishobora gukurikiye muri kano kanya. Ni ukubabwira ko abantu bakwiriye gukurikiza iri somo. Iri somo riboneka mu gitabo cy'Abikorinto. Ndashaka kugira ngo ndisome mbese nk'ijambo wari unsabye ngo ni iki nababwira. Ni isomo ritubwira twese bikwiriye ko dukwiriye kubaho n'uko dukwiriye kubikora. Iri somo reka ndisome yenda kugira ngo ni mu gitabo cy'urwa mbere rw'Abikorinto. Hatubwira, hadusobanurira uko dukwiriye kwita ku bintu. Haranditse ngo mu rwa mbere rw'Abikorinto igice ni icya 4, handitswe aya magambo akurikira, nari ntinze kuhagera. Urwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 4 mu mbabarire, umurongo wa mbere haranditse ngo nuko rero dufite umurimo wo kugabura iby'Imana ku bw'imbabazi twagiriwe, ntiducogora, ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa, tutagendera mu buriganya
kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima imbere y'Imana. Abakurikiranye rero ndabararikira uyu murongo. Icya mbere ni ukudacogora, ni ukwanga ibiteye isoni, bikorwa rwihishwa, ni ukutagendera mu buriganya, ni ukutagoreka ijambo ry'Imana ukareka ukuri akaba ariko riguma, yakunanira ugasaba imbaraga ukarikurikiza, ukavuga ukuri weruye, bigatuma abantu bagushimisha umutima imbere y'Imana. Uzanga kumva ntazanga no kurimbuka. Ndabararikira kugira ngo mwumvire iyivuga mu izina rya Yesu. Murakoze cyane abari bakurikiye Amazing TV Show. Waramuka afite ikibazo ku bijyaniranye n'imirire, ku bijyaniranye n'ivugabutumwa ry'abagorozi, yakwandika muri message cyangwa muri comment, hanyuma tukazamuhuza n'umuvugabutumwa akabasha kumusobanurira. Mwakoze rero ubutani twongera kubatumira muzatwitabe. Namwe murakoze cyane.